The Zoom TV 24. Ariko kuri Migi ngiye gusezera kuri we nabyishimiye. Sinigeze mbimugiramo inama ariko nabyishimiye kubera iki mu minsi ishize urabyibuka bari batangiye kuvuga ngo abasaza ngo barimo muri equipe nationale. Bibiteze ikibazo gikomeye ariko ku mitima y'abantu y'abanyarwanda bakunze umupira w'amaguru barabizi ko kugeza kuri ubu ngubu nta mukinyi mwiza nimero 6 nta muyobozi mwiza mu bakinyi twari twabona nka Mugiraneza Jean Baptiste Migi. Bakunda umukino ndabizi ko mutameze neza birumvikana ko amakuru yarangije kuba kimomo ko Jean Baptiste Migi yasezeye umupira w'amaguru ariko mu ikipe y'igihugu. Ni inshuti zanjye abanyamakuru dukorana kuri Flash FM na Flash TV. Hari byinshi nk'abantu b'abasiniya bibukira kuri Jean Baptiste Migi. Ndimo ndaganira na Nasiri Mahoro Nasiri munyamakuru ubimazemo igihe ndetse na Dehusi babo bakaba bimazemo igihe bagiye kudusangiza nibiki bimukira kuri Migi. Ese Migi umuntu yamwigira hiki? Ese koko Migi asezeye ageze igihe cyo gusezera cyangwa se habaye ha pressure? Habaye aho hakubukure cyo kuvuga ngo iyi ni maturité nyuma y'ibyavuzwe reka sezere kigabo mu ikipe y'igihugu n'ubundi nayihaye ibyo nari mfite ntekereza ko ntacyo yayimye. Reka tuganire nabo kugira ngo twumve n'uruhe rwibutso umuntu yagirira kuri Migi. Ese abatoya bo bamwigira hiki? Ya ntekereza ko Migi no mukinyi mwiza Deusi no mukinyi mwiza ntabwo twavuga ngo asize inkuru ikiko karacyahari ntabwo apfuye ariko asezeye mu ikipe y'igihugu. No mukinyi ntekereza ko bigoye kuba hari uburyo wamugereranyamo. Yari kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi nyuma mu bakapiteni twari dufite we na Haruna ndetse na Jacques Tuyisenge. No mukinyi ni nimero 6 mwiza twigeze tugira mu Rwanda nyuma Eric Nshimiyimana. Ntekereza ko nta wundi mukinyi ntekereza kugeza kuri ubu ngubu twe twabona ushobora gukina imikino nk'iya Migi, ushobora kugira ishyaka, ushobora kugira maturité, winning spirit nk'iya Mugiraneza Jean Baptiste Migi. Ntekereza ko asize icyuho gikomeye mu ikipe y'igihugu ndetse asize ikipe y'igihugu itarabona umusimbura wamusimbura. Biragora cyane kuvuga ku mukinyi mwiza. Icyo abantu bazamwibukiraho ni ibitego bye, ni ibitego muri APR Football Club, ni ishyaka rye, ni stabilité yazanaga mu kibuga, ni uburideri cyangwa se ubuyobozi bwiza yabaga afite mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ntekereza ko Deusi no mukinyi bigoye kuvuga ko wabona umusimbura mu ikipe y'igihugu Amavubi kugeza kuri ubu ngubu. Ya hari byinshi byahise biza mu mutwe wanjye nkuko wenda na Nasiri yagendaga bivugaho ariko Migi ni umwe mu apari yo kuwenda ari na nimero 6 mwiza. Migi no mukinyi mwiza muri equipe nationale, no mukinyi mwiza muri club, no mukinyi mwiza no hanze y'ikibuga. Kuko attention ntago ari abakinyi benshi twagiye tubona muri uru Rwanda wabashije gufata ibyemezo nk'ibyo Migi yagiye afata. Asohoka mu Rwanda ajya gukina hanze muri Azam. Abantu bo baravugaga batese abanyarwanda biraza gushobokara nawe agiye kuba nk'abandi biraza kugenda gute. Agerayo Migi akina umupira mwiza kugeza ku gihe yagarutse muri equipe ya PRFC. Yanasubiye yabanje no muri Tuguhaye. Yabanje no muri Tuguhaye. Arongera noneho asubira muri equipe ya KMC. Uyu munsi Migi ari muri ba kapiteni ba KMC. Iyo kapiteni mukuru adahari Migi yambara brassard. So navuga nti no mukinyi mwiza muri club, no mukinyi mwiza muri equipe nationale, no mukinyi mwiza no hanze y'ikibuga. So rero kuri Migi gusezera muri equipe y'igihugu kurundi ruhande ngiye nubwo wenda tutarabona wenda uzaza ngazabe Migi neza ntundi bazakomeza bagerageze bashaka kundi n'abahari uyu munsi wenda bemwe barabikora neza barimo kuzamuka ariko kuri Migi ngiye gusezera kuri we nabyishimiye. Sinigeze mbimugiramo inama ariko nabyishimiye kubera iki mu minsi ishize urabyibuka bari batangiye kuvuga ngo abasaza ngo barimo muri equipe nationale. Bibiteze ikibazo gikomeye abantu abafana bamwe na bamwe batangira kugenda bahamagara ku maradiyo bati ntibakwiye kugaruka ndetse bakanamuvuga mu mazina bati Migi ntitumukene muri equipe nationale na Haruna Niyonzima. Wareba ugasanga ntago ari icyubahiro ku muntu umaze imyaka 14 akiniye equipe nationale. Avuga ni rero kuri Migi ni umwanzuro yatekerejeho neza na agent we ari we mufasha we ariko kuba asezeye ku bwanjye nabibona nk'intambwe nziza ate tujya tubibona abakinyi benshi basezera kandi bagikenewe n'aba David Villa barimo ba David Silva usezeye muri equipe ya Man City abagishoboye aracyashoboye ariko abayanga gutakaza
izina afite nk'uko nawe yabyivugiye aba yanga gutakaza icyubahiro n'ubushobozi n'igikundiro yari afite muri ekipe. Uyu munsi arasezeye, ntago avuye muri ekipe y'igihugu kuko atagihamagarwa, ntago avuye muri ekipe y'igihugu kuko atagikeneye, ariko aravuga ati kugira ngo nkomeze ngumane za mbaraga, nkomeze ngumane cya cyubahiro, ni byiza ko mpabandi umwanya nabo bakigeragereza. Niko mbitekereza kubera ko Mugira neza ni umukinnyi mwiza twagize mu batoza bose banyuze mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ikindi nanone Deus yabikomojeho, ni umuyobozi mwiza hanze y'ikibuga. Nyuma y'amapolemike menshi yagiye aba ndetse ntibaza no kuhamagarwa matches zo muri qualification y'umwaka ushize, we na Haruna Niyonzima ndakeka bavuga yuko bari bakuru nyuma uko twari twatsinzwe match ya Côte d'Ivoire ibitego biri kuri kimwe hano i Nyamirambo. So bisa nkaho ari cyo kintu no mu byo yatangaje, yavuze ati hari byinshi byagiye bivugwa na byinshi bitari byiza muri ekipe y'igihugu, ariko bitumye mfata umwanzuro wo kugira ngo n'abakiri bato nabo mbahe umwanya. So ntekereza ko ku bwanjye nanjye ni umwanzuro mwiza wo kugira ngo ahubwo ngiye nkuko nabitekereje kugira ngo yerekane ko ari n'umukinnyi ukomeye, ari no muri deri ukomeye. Ni byiza yuko agisezera n'ubundi bwa bushobozi twari, nubwo ku magambo abantu babivuga, ariko ku mitima y'abantu y'abanyarwanda bakunze umupira w'amaguru barabizi ko kugeza kuri ubu ngubu nta mukinnyi mwiza nimero 6, nta muyobozi mwiza mu bakinnyi twari twabona nka Mugira neza Jean Baptiste Migi. Ni umusore wari umaze imyaka 14 mu ikipe y'igihugu. So ntekereza ko kumara imyaka 14 mu ikipe y'igihugu ashobora kuba ari no we na Olivier Karekezi na Haruna Niyonzima ndakeka n'abakinnyi bake bashobora kuba bari bamaze icyo gihe kingana gutyo. So ntekereza ko ku bwanjye Mugira neza n'umukinnyi tuzakumbura mu ikipe y'igihugu, no mukinnyi ugiye twari tugikeneye ya experience, yarageze igihe cyo kurera ba Yannick Mukunzi, ba Jihad Bizimana n'abandi, ariko sometimes cyangwa se rimwe na rimwe haba hari igihe cyiza cyuko nanone atagomba kuba hari kugira ngo buri wese yisange muri ekipe y'igihugu, kubera ko ari nako yavuze ati ni igihe cyiza cyo kugira ngo n'aba bato nabo bahabwe umwanya. Ejo n'ejo bundi ikipe y'igihugu itazahora itsindwa bavuge babyitirire ya experience, nyamara hari ibyiza bakoze mu ikipe y'igihugu. So ntekereza ko nicyo ngicyo kuri Migi navuga. Ni icyemezo cyiza, tuzanamukumbura mu ikipe y'igihugu, tunamushimira by the way ku byiza ku myaka 14 kuri serivisi yahaye ikipe y'igihugu Amavubi. Ndabivuga amagambo abiri, icya mbere ni ubuyobozi bwiza, icya kabiri ni uburwanyi bwiza. Ubuyobozi bwiza, yayoboraga abagenzi be neza mu kibuga, yari umurideri, yari umugabo uvuga, yari umugabo uhuza abantu, yari umugabo ucishije make. Icya kabiri hanze y'ikibuga yari umukinnyi ushobora gutegura match ava yukiba gategura abagenzi be preparation mu mutwe. Ikindi ni umuntu wagiraga ishaka mu kibuga, ni umukinnyi w'indwanyi, ni umukinnyi utemera gutsindwa, ni umukinnyi udakunda defete. Ntekereza ko kuri Migi tuzamwibukiraho byinshi cyane, ishyaka rye, ndetse tuzanarikumbura mu ikipe y'igihugu Amavubi. Migi isomo bari umuntu abe bakwiye gukuramo ni discipline no gukora cyane. Migi yagize discipline yamuranze mu kibuga ahantu hose nkuko nakomeje kugenda mbivuga, kandi bikaba byiza. Ikindi kumara imyaka 14 uhamagarwa muri equipe nationale ntago ari ibya buri muntu wese. So kuri Migi rero bari umuntu abe bakwiye kwiga uko nawe yabikoraga, by'umwihariko iyo discipline yakomeje kumuranga. Uyu munsi abakinnyi ujya kumva ibintu bitari byiza ku mukinnyi, kandi koko wanakurikirana ugasanga nibyo, ariko Migi ni umwe mu bakinnyi bari bafite discipline nziza hanze y'ikibuga. Ntekereza ko n'abandi bagakwiye kumwigiraho cyangwa se kumufatiraho urugero, bakareba uko bazajya nabo bitwara neza ndetse bakakora cyane kugira ngo bakomeze guhamagarwa muri equipe nationale. Hanyuma ikindi, Imana ikomeze mu bimbere, kandi kariyeri ye iracyakomeje muri club, ugarakomeza kinire KMC cyangwa se nabona n'ahandi azajya akomeza kine, ariko muri equipe nationale yashyize akadomo. Ndamwifuriza ibyiza gusa. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.